nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Nyarwaya Innocent, ndi umwana w'umunyarwanda, nakoreye mu gihugu cy'u Rwanda kuva natangira kariyeri yanjye, nafashije benshi, nafashije urubyiruko, hari abamama benshi twafashije muri kariyeri yacu mu kazi ka online, twubakiye ababyeyi benshi, twagaburiye imiryango myinshi, twubakiye imiryango myinshi. Mu kinyarwanda cyacu ururimi nk'umuco uduhuza, hari amagambo ajya akunda kugarukwaho inshuro nyinshi ari kubwirwa sosiyete runaka. Bajya bakunda kuvuga ko nta urata inkovu z'imiringa. Ijambo ntukarate inkovu z'imiringa ribwirwa umuntu wese ugerageza kugaragaza ko yari umuntu ukomeye, cyangwa ari umuntu wari ufite ibyo afite, yari afite mu gihe cyashize, ariko muri ako kamwanya ari kubivuga, akaba ari kubivuga ntabyo afite, yewe ndetse akabivuga nk'igikangisho kugira ngo arebe ko yabona inzira cyangwa se yabona igitinyiro mw'abo bantu bari kumwe muri ako kamwanya. Ijambo rya kabiri riravuga ngo imirimo ya nyuma niyo izahesha iya mbere agaciro. Urugero turarufite, ndabaha urugero wenda, reka turebe ku musore witwa Badrama. Simpamya neza ko izina Badrama yari afite icyo gihe ari ryo afite aka kanya. Simpamya ko agaciro Badrama yari afite mu Rwanda muri icyo gihe ariko agifite muri aka kanya. Ngira ngo twajyaga tubireba kenshi ubwo Badrama yabaga yaje mu gihugu cy'u Rwanda, wareba ukuntu yakirwaga ku kibuga cy'indege nk'umwami, ashyiriwe indabo, abantu bamuhobera bakarira, nyine ubona ari umuntu abantu bibonamo cyane, abantu bari kwisangamo cyane, yewe wanahawe agaciro ubwo bamuhaga amakamba bakagira n'ibiki. Simpamya rero ko muri aka kanya aramutse aje, icyo gitinyiro n'icyubahiro yari afite iki gihe, icyo gihe aka kanya yaba kibifite. Bivuga ngo rero imirimo wakoze bwa nyuma niyo igihesha n'iya mbere agaciro. Ushobora gukora neza bwa mbere, wabisoresha nabi, ya mindi wakoze byose bya nyuma bikarangira zero. Ijambo rya gatatu ni ijambo riri mu ndirimbo ya Theo Bose Babireba, rivuga ngo abashaka ubwiza, icyubahiro no kudapfa, mubishakishe gukora ibyiza mutagira ute, mudacogora. Aya magambo rero igitumye nyagarutse muri aka kanya. Yago ni umugabo wagize uruhare runini muri industrie ya hano mu Rwanda, by'umwihariko mu gisata cy'abanyamakuru ndetse no gufasha urubyiruko mu kuva ahantu hamwe bayerekera ahandi. Tuzi abahanzi yafashije, tuzi imiryango yafashije. Ibi rero ngira ngo ibi ngibi kubikora gutya no kubigenza gutya, ngira ngo harimo kutamenya, cyangwa se hakabaho na cya kindi cy'abantu tuba dushaka kwishyira ahantu heza. Yago mu by'ukuri yagize neza, ariko noneho reka dusubire inyuma. Ese muri aka kanya nawe uracyavugira Yago uvuga ko ari umwana muzima, uvuga ko ibyo yakoze byari bikwiriye? Tuzi abantu yasebeje, tuzi amavideo y'abantu yashyize hanze kugira ngo abangishe rubanda nk'uko nawe abivuga. Tuzi disipurine ya Yago aho yagarukiye n'uko byagenze. Tuzi amagambo yagiye akoresha mu biganiro bye byabanje, aho yagendaga yita abantu inkoramaraso, interahamwe n'ibiki, yitwaje ko abo bantu bavuka ku bantu bakoze jenoside. Birashoboka ko ababyeyi bo batanakoze jenoside, ariko we sinzi uburyo yabijeneraliza abo bantu bose akabagira mu bantu bakoze jenoside, kandi akirengagiza ko nk'uko nabivuze hano mu Rwanda icyaha ni gatozi. Ntabwo nyanzira icyaha cy'undi, ntabwo wazira icyaha cyakozwe nazo cyangwa na mwene wanyu. Uzira icyaha cyawe kubera ko icyaha cyawe nicyo nyine ugomba kuzira kubera ko niwe wagikoze. Yago rero ibi bintu ntabwo yabyumvaga, ahubwo abibonera mu isura, cyangwa se abantu bose abajeneraliza bashyira mu kika kimwe, avuga ko abantu bose ari abanyabyaha cyangwa se bakoze amakosa runaka. Ibyo bigatuma nawe asohora za video ndetse no gushaka kugaragaza ko abo bantu badakwiye kuba bari muri sosiyete y'u Rwanda. Akagira irindi kosa rimwe rikomeye ryo gushaka kwigira ko ari we munyarwanda, ryo gushaka kwerekana ko ari we mwana w'igihugu, ryo gushaka kwerekana ko ari we mwene gihugu. Akwirengagiza ko hano mu gihugu cy'u Rwanda amategeko aturinganiza twese. Uvuka i Cyangugu, uvuka i Tabagwe, aho waba uvuka hose, uvukira ku butaka bw'u Rwanda, uri umunyarwanda. Uburenganzira bwawe burangana n'ubwanjye, aho bwawe burangirira niho ubwanjye butangirira. Ngira ngo ibi bintu urubyiruko rwakabaye runabimenya,
urubyiruko rwakabaye runabimenya rukamenya ngo uburenganzira bwanjye aho burangirira niho ubwundi butangirira, ibyo bigatuma turushaho kubana mu mahoro. Igihugu cyacu kirakataje mu iterambere, igihugu cyacu kirakataje mu iterambere, gifite viziyo ku rubyiruko mu buryo bwo guhanga imirimo ndetse n'uburyo bwo kwiteza imbere mu buryo buri personnel. Yego rero ndagusaba ko ibi bintu urimo byo gushaka kugaragaza kuri inzirakarengane warakosheje, nawe jya wemera, sibyo? Nawe warakosheje, jya wemera ko nawe hari uruhare wagize mu gushwanisha abanyarwanda. Jya wemera ko hari uruhare wagize mu gufata abandi bantu mukora umwuga umwe, nawe ugashaka kubangisha rubanda witwaje ngira ngo icyo witaga ngo ni iperereza ryawe wakoze ku giti cyawe, ryatumaga ujya gushaka amafoto n'amavidewo y'abantu kugira ngo uzayazane urusheho kubangisha abanyarwanda muri rusange. Ngira ngo Sabin iyo aza kuba umuntu ukomeza ibintu, aka kanya ibintu uri kwikora ntabwo uri kubikora, kuko Sabin ari gutanga ikirego muri RIB. Ngira ngo video za Sabin zigisohoka habayeho no kuzigamba, uvuga ko ibyo bintu ari wowe wabikoze. Ese ibyo bintu warabyibagiwe? DJ Brian uhora umushinja uri umugenzacyaha ngo yakoze ibi, ngo bacuruza ibi. Ese ibyo bintu abicururiza muri Kongo? Abicururiza hano ku butaka bw'u Rwanda, kandi turabizi uburyo ubutaka hano ku butaka bw'u Rwanda udashobora gukora ikintu kimwe ngo gikore umwaka w'imyaka ibiri. Ariko ntibikuyeho ko niba ufite amakuru koko ya nyayo uyaripotinga nabwo mu buryo bwa nyabwo, kuko aka kanya twese turabizi ko ufitanye amakimbirane y'igihe kirekire we na DJ Brian. Bivuga ngo nibyo wavuga rero mu gihe utaba ufite ibimenyetso, nabyo ni ibyaha waba urimo gukora, kuko iyo ufite amakuru hari nimero ya polisi, iyo nimero irazwi, iri emergence. Iyo ufite amakuru ibyicaro byari birazwi ahantu bikorera, kugenda ukavuga uti ngewe umuntu runaka bimeze gutya na gutya, amakuru ndayafite, dore ngaya bihagaze gutya, uwo muntu atangira kugenzwa n'inzego, ariko mu buryo nanone buri secret. Bitavuze ko ugomba kumenya amakuru yose ngo byagenze gutya, kubera ko ubutabera bukora nyine mu ibanga, iperereza rikorwa mu ibanga, ntabwo ari ugira inama ubutabera uko bukora akazi kabo. Igihugu cyacu kiradukeneye nk'urubyiruko, ntabwo gikeneye ko igihe cyose duhora turi mu makimbirane nk'aya ngaya. Reka dushyire hamwe twubake igihugu. Niwe muyobozi w'ejo, nuriya niwe muyobozi w'ejo. Nidutangira gushwana gutya se amaherezo azaba yahe? Ndagusaba banza wikuremo ibintu bikuri mu mutwe, kumva ko hari ibintu ugomba abandi batagomba, kumva ko hari ibintu ugomba kubona abandi batagomba kubona. Iyakire nk'umwana w'umunyarwanda, iyakire nk'umuntu ufite uburenganzira bungana mu gihugu. Were kumva kuri inzirakarengane, wemvere kumva kuri bucura nk'uko Tayikuni ajya bivuga. Ushyire hamwe n'abandi, were kubona abantu mu yindi shusho itariyo. Amateka y'igihugu cyacu twese turayazi, kubera ko aka kanya igihugu cyacu ntabwo ari uku cyakabaye kimeze iyo tutaza kugira ubuyobozi bubi bwatumye habaho jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko se aka kanya nidutangira n'ubundi gushwana tukerekana ibi n'ibi, dufite ubuyobozi bwerekana umurongo muzima w'imiyoborere. Babwira urubyiruko uti niba ufite ikibazo bigenze gutya. Hashyizweho inzego z'umutekano, hashyirwaho inzego z'ibanze kuva ku isibo kugera kuri perezidansi. Ndahamya ko udashobora kugirira ikibazo mu kagari ngo nujya ku murenge nawe ukihagirire, nujya ku karere naho ukihagirire, nujya ku ntara ukihagirire, nujya aho wajya hose. Ndahamya ko ibintu byaroroshye, kandi ngira ngo ahantu hose hatangwa serivisi hagiye hari boîte postale, udusanduku tw'ibitekerezo. Niba wakiriwe nabo ugomba kubivuga. Iryo ni ijambo rya His Excellence ahora abwira abanyarwanda. Ntabwo ugomba gucecekera serivisi mbi, ariko nabwo hari uburyo bwo kuripotinga ikibazo yago. Aha nta butabera buhari. Njya mbonereho no kugira inama aba bana ugenda ushuka ngo ni abatangabuhamya bawe, baza bavuga ngo twahawe amafaranga, twahawe ibi, twagizwe gutya. Bamenye ko bari kwinjira nabo mu mwobo kandi uri guhita wifunga inyuma.